Halo nshuti bakunze ba Kotinja TV show, nkuko bisanzwe ubu tubazaniye filimi ya Danje y'igikurankota. Sasa barakwereka dutangiye filimi yacu nuko tuyitangiye, dutangiye mu masaha akuze y'ijoro, turi kureba dore imisozi, na ahantu hamwe cyangwa handi urabona mu kirere igicuku kiranishye, mu mwijima ahantu hose. Ukareba mu kirere ukabona ukwezi gusa nta nyenyeri, umenya ko igicuku kiba kinishye. Barakwereka rero nta kintu mubona. Dore rero turi ahantu hameze nk'ahari mu gasanteri, ahantu hameze nk'aho ari mu gasanteri. Urabona turi kubona nta kintu kigaragara. Barakwereka inzu iri ahantu ifunze, ko muri kubibona ni mu masaha y'ijoro. Katukurikire turebe iyi filimi rero twabateguriye uyu munsi. Hari umuntu waje asetsa ingufuri, ibi nibyo bita gusetsa ingufuri. Ibi nibyo bita gusetsa ingufuri. Arayisetsa, arakingura gake gake. Reze bandi daya. Feri ya mbere urugi yarukuyeho, dore feri ya mbere. Ibyo ndebera abajura. Feri ya mbere yayifatiye hehe? Yayifatiye kuri mashini. Feri ya mbere yifatiye kuri mashini. Dore abajura. Arangiza ngo abantu ntibatera imbere, n'abajura baba koko. Dore. Ibyo ndebera. Nakubwiye ngo iyi filimi ubu ngubu nibwo iri gutangira. Bayise Thugs of Rwanda, ni amabandi yo mu Rwanda. Barakwereka nyuma yo kwiba ibyo bintu uwo mujura. Dore uwo mujura yahise uzi ko n'abantu baba badafite inyota koko, n'abajura baba bafite icyaka. Yahise yigira mu byuma, biriya nibyo bita ibyuma. Ari gupakurura ibyuma. Mbega abajura ni uku baba bameze we. Twe baba bafite inyota yo mu magufa. Iyi filimi muzajya muyisanga kuri iyi televiziyo Kotinja TV show. Mukore subscribe, filimi izagica hano. Sasa barakwereka wa mujura uko yakomeje kwiba, yagiye no kugera mu mabati, yiyemeje gusahura. Ibi nibyo bita gusahura. Ari umujura ubundi kwiba wagera mu nzu ukagira ngo yakwimuye kabisa. Ndabona ibintu byose ari kugenda ateruye amaji ya sana, ariya n'amaji ya sana emara bipakurura. Aho barakwereka tuzakugarure mu Buhinde. Hari umusaza ukuze cyane. Iyi filimi iragenda ibacanga ariko birahura. Dore tugaruke hano, hari umusani uri muri studio ari kuririmba indirimbo. Nyuma y'ibyo byose hari abasani hano. Nkuko mubibona turi gutembera, turi Kigali, turi kuvumbura isi yose. Ndi kumwe na Mr. Tekila The Lion. Turebe turi amabogari. Agaseka. Mazina yanjye nitwa Sinobe Berakidenso. Ndi kumwe na Mr. Tekila The Lion. Ndashaka kubwira abantu ko turi gutembera. Aha ni Kigali, turi mu muhanda i Kigali. Murakoze kudukurikira, murebe kandi mukore subscribe. Murakoze. Aba nabo bigize ba mukerarugendo, baratembera, bararyoshya, baragenda ngabo. Uko ibyo byose biba, hari abari mu rusengero bari guhimbaza Imana, bararirimba. Hano hari indi Karivire nayo rero yarwaye toroma. Unyumvire araririmba, umva ijwi. Gusa igitangaje nimba ari kuririmbira Bikira Mariya ari we mukunzi we, ibyo utambaza. Iyi filimi nakubwiye ngo filimi nakuzanye, umva ijwi gira. Bikira Mariya nawe yagorwa. Kariviri nimba yararwaye toromo bakayitera indobo cyangwa igasara, isigaye iririmbira Bikira Mariya. Umusaza biha umugisha.